Yes, nanyangusuza kandi nezere komeza neza uri hose mu kiye gitandukanye Iburasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru unyite ceketo unyite cekecowa unyite umugozi ukina n'abana ukina na nyina ni Kigali ni yuze 150 nizere komeze neza mudukurikirana mu gice bigiye bitandukanye abamba hafi buri munsi buri saha nizere ko mumeze neza cyane ndakubibutsa gukora subscribe like share ndetse na comment aho buri hose nizere ko kandi unkunda cyangwa ukunda ibyo nkora nari maze iminsi utamona na uploadinga ko bishoka kose nshimire umugira neza abagize uruhare kabati siyaga kamera yawe rwose yagize ikibazo kiro dukiye rwose uyigure nubwo nagare ducya attention fata amadolari wenda nka 200 zamuke hejuru gato aramfashije cyane aba supportinga ni benshi abanci intege ni benshi ariko nitwigera tunanirwa cyeka twarwaye muraho neza muraho neza amakuru neza bakomeye cyane ashima Imana ko nongeye nkakubona ndashima Imana n'abantu bake so uno mu sister muramuzi wamubonye utumenya neza cyane wo tubonye usanzwe tureba wo tubonye bwa mbere reka kwanza banze akwibwire nitwa Alice Christmas witwa Alice Christmas waryiswe ku munsi wa Christmas waryiswe bisanzwe ryavuye Alice nyine navutse uwo munsi mu gitondo saa 2 papa agiye gusenga ariko mbere uko ajya gusenga arabanza ararinyita bavutse muri kwa kwezi bavuga ngo Merry Christmas yego okay ufite izina ryiza so abamukurikiye n'umwana w'umukobwa yahuye n'ibibazo bikomeye yavuye mu gihugu cyo hanze yakurikira ibiganiro nkora akurikira abantu nkoresha araza rwose arambwa ati siaka bazamuje na Blaise kanampoza na Fanny cyo gihe araje n'umwana w'umukobwa kihagera ibyo nabonye n'uruva gusenya ariko Imana niyo nkuru ishobora byose ibyo rata Imana niyo nkuru abarundi mumeze mute ndabakunda cyane ariko cyane aba muri diaspora ariko naba mu bwiza mu Kibitoki mu Kamenge mu Ngagara no mu mujyi rwagati mwese ndabasuhuje abari muri Oman abari muri Saudi Arabia abari muri Canada abantu nk'aba Jamira abantu nk'aba kunahoze muvugisha n'umubyeyi nawe rero n'umubyeyi uzaza mu Rwanda rwose ejo bundi azaza mu kwezi kwa 7 ngomeze musuhuze cyane yitwa Kayitesi Korodena ndamusohoje Korodete yose wanamwita so nagusoye wakoze cyane kunsura uzi ko mukubasha kumvugisha neza gahunda zikajyana neza hari gihe ntabibashije hari gihe ntabibashije ugiye kunyiryaho ke mu misiri imbere ururaho umwana aranyina niyo arasetse kizambe kagatambaro ko mu mutwe murakibutse rata okay so dutangira n'ikiganiro ariko waramaze iminsi utiri tw'abandi mpamagaraho ahubwo isoko shengiye abagaye banze reba indani hari utuntu duto turimo cameraman arabindebe reba neza tu uyikuyese yonyine ndimo byangombwa byanyere narabivuze ko yashyiremo ushyiremo umuntu nta muri urimo byonyine telefone yanyu nyine nahangayitse ahubwo numvaga nawe ubwawe utakiyifite ego so wamaje kugwa hasi byakubayeho wenda uraza ko umuntu mubyibuka cyangwa ko kwibutsa ko ari byo bakubwiye nzibuka ariko narabibonye barabibonye na mutante naruka konsora yarabikweretse so wakekaga ko ibyangombwa bifite wakeka ko telefone nayiburishije usibye telefone yonyine numvise umbwira mu kigano ko ufite iyi ngiye warabyumvaga neza narayibonye nyine yarabinyeretse ndabibona mu kiganiro ni rero iyi ngiyo numvaga ko bayinyibye numvaga no mu bintu nshinja Blaise yanyibye nayo irimo kansozo mitwa Vianney Mugisha ari muri Canada n'umukobwa afite ijwi ryiza tamusoza so ibyangi byo narabibitse
cyagiye wamajije kuza nyine uvuye hanze ushaka guhura na Blaise murahura muraganira turaza no kwifashisha amwe mu mafoto y'ibyabaye muri kiriya gihe baza kuyabona kuri screen zacu waguye hasi ukimara kuba hasi imbara igicuri cyagufashe Blaise abagize gute abaranyanyagiye hashize nanone umwanya utari muto yari umuganga twa tuziranye abo bitanga abapfumu naramwifashishije ambwira ibyakora urahembuka turakuzana mpaka tukuzana hano kuko telefone ya umuntu akonze yihamagara bati muri umuntu wangerehe mu umuntu wangerehe tumubwira ibyakubayeho aza kutiraho twari turi tukuzana mukuru wanjye se ni mukuru wanjye ariko ubu ngubu tuvugana ntabwo turi kumwe nawe nyine yabonye ibyambayeho bidasanzwe bimbaho avuga se mwana ni amadayimoni ni igicuri kandi nawe adasanzwe binziho n'umuryango wacu nta muntu n'umwe bijya bibaho avuga ati uyu mwana ashobora kuba baramuroza akigera inaha nese mugeze ahangaha umunsi umwe iminsi ibiri iminsi itatu iminsi ine iminsi itanu nisera indwara biriya bintu azi na gahunda nari njemo ko ari ibintu twe tugiye gukorana ngiye nawe bijyanye na business avuga ati uyu mwana ashobora no kungwa ahubwo ashobora no gupfa ahita yigendera ndakeka turi hari n'umusekirite ariko tumushimire kuri uno munsi ku bushake bwe n'ubwawe cyangwa n'undi muri hano inyuma yacu tumushimire batumye nza kugira ngo nze mu nzira nziza ubwashije naje ntabwo igipangu ubwo mindani tugira ngo usanze mu nsanga Blaise arahavuye waramunye kiriya gihe cyangwa nago nge ntabwo nibuka ibintu byabaye uriya munsi na Blaise hari ntabwo mubonye hari umutantine niwe nibuka twirirwanye uriya munsi ariko abandi ntabwo mbibuka so namwe nababonye nabatananyereka kuri YouTube ntabwo nari kumenya ko mwaje so tukiri aho ngaho ukeka ko ibyakubayeho naso n'ubwa mbere byabikubayeho n'ubwa kabiri ahubwo se ni ibintu byaje kugwiririye ni kamanze nkubaze bundi ko nabonye naguye hasi ari we turi kumwe na nimbe harya Blaise na Blaise bundi we ntabwo wamenye impamvu yabyo ngewe iyo nkora amashow y'ibiganiro kandi nyuma yo kugwa hasi no mu rugo nabonye ari nawe wansuye gusa yego cyane ko mba nibereho cyagiye wamaje kugwa hasi ngiye kubona mbona Blaise arirutse wowe waramubati muhobere musome nyine nawe se ko nabonye wirutse kuri system wa nabonye uguye urumva ndakwegura Blaise ariruka naye ndirutse ngeze inyuma ariko ndavuga ati hoya kuko tu mu gihugu cyiza mu gihugu cy'umutekano cyobewe n'inone zose n'intambwe dufite n'umutekano ukomeye mu Rwanda cyane cyane na polisi y'u Rwanda abasirikare inzego zose Rwanda Defense Force ndavuga ati ndamutse ngiye no mwana yaje kuntu bikagenda gutya shaguha n'ibibazo naremeye ndakugigira inkuru no mu gihe cyose wamaze hano ndakeka naranye inshuro nyinshi nubwo nazaga nibakunda ko ninjira n'icyo gihe naze ibyangombwa byawe na telefone barambwa ati buretse gato utaba hari ibyo wagize gute wibyeho de namwe n'abanyura barambwa ati irafite amafaranga muri moka no muri mobile money no ngo muri mushokoje zo kuyaneza y'amadolari 350 nayo yararema ndavuga ati ngiye biye byose birati hoya atazara azakira dushime n'umuganga bakomeje kumfasha kugira ngo vurwe sibyo kumana umugisha aka kanya uricuza iki kwa waraje mu Rwanda ngora n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'ibi byose wahuye nabyo ikintu cya mbere nicuza nazijyana nanarika kwicuza nuko banaramenyanye na Blaise yego cyo nicyo cya mbere nicuza cya kabiri nicuza nuko nari nzi uko nyine nsanze abantu beza ngasanga ese birabintu ko ese n'uburozi se ntaga navuga ngo ni igicuri kuko nta muryango we nta muntu by'urwanda muganga yambwiye ko ari no baguterereje none se nyine ko nta bantu bo hanze dufitanye bifu na famille yanjye ko ibyo bintu itajya bigira ubwo kumva abantu babimereje se yaba ari Fanny yaba ari Blaise cye kumwe muri abo ngabo wenda se Fanny twaba dupfiki Fanny nawe twadupfa ko mwigeze munahura wapi twavuganye kuri telefone ariko birahumva uri umwana mwiza ariko nanone adashaka ko mubonana nanone adashaka ko mubonana ntabwo ashaka ko tubonana ariko ntabwo namukekera impamvu
kuko nta kintu akorera atakubonye. Ahubwo uriya mwana ashaka yumvise ko afite amafaranga akayashaka. Ine fanny hoya afatanye yari afite. Ngo uyu mwana avuze ngo ubuye ko wari ufite amafaranga akayashaka. Blaise. Okay. None kujya kubera ko yakora biraza kugira ngo ugwe hasi wenda urware wenda yakwibe cyangwa agira ibindi cyangwa kurwaza. Twabonye n'amakuru so avuga yuko ngo rwariwe. Iwe oya nako nigeze nsokanga n'ubundi mukuru ajya kugenda yansigiye mutantine. Uwo mutantine no turi kumwe kugeza nyuma yacu. Ingwagaza nyuma yacu. Tantine sese ngura arayigwe kureba. Nawe nushaka umubaza ntabwo yigeze aza cyo kora maze koroherwa neza. Tantine yari ambwiye ngo hari umuhungu yigeze kuza konsora ari kumubaza amakuru yose ng'amafaranga ngo nayabikaga he ari kumubaza ibintu byinshi nabaza uwo muhungu yitwa nde ngo nago nibuka ngo ariko aramutse uje warakize namukwereka. Ubwo rero ngiye nimba nkeka kandi nta wundi muhungu tuzeranye mu Rwanda nta nundi wambonye uwo mwe muzanye ningiye na Blaise. Ubwo uri kumva atari wowe waje cyangwa se wowe ko wambwiye ngo uriya munsi ngo warahamusanze. Ubwo uri kumva atari wowe mutatene yambwiye. Naye namusanze nsanga amana za muri panaro afunga imikandara n'icyo yangaraguye no mu muryango ariko kigera tunanirwa. Ariko nyine ngiye nta wundi munakeka ubwo suri kumva atari yo mpamvu yabe yarabikoze kugira ngo amafaranga wenda nawe nagazi ko ahubwo n'amafaranga. Ariko se amafaranga nayo mfite bwo uriya munsi yagiye. Ubwo uri kumva yatarayatwaye. Ariko oya hari ayo nabonye mu nsakoshi. Ariko ayo ngaho bivuze ntahahuriye n'amafaranga nari mfite. Wenda ibabwira ko narwaye n'ubuzima ndwariyemo ntabwo aribwo nakayenwa wasanga bari no kundwaza. Oya wenda iryo niryo kosa nakoze ariko tunanenge wenda mukuru wawe kuko nawe yitwaye nabi kuri ngewe. Tunanenge n'abantu bamwe na bamwe mu itangazamakuru bafata abanyamakuru nkaho sinzi ko umunyamakuru amenyekanisha umuntu umunyamakuru niba okay itangazamakuru ni inyenyeri muri kirarubanda. Ariko nimba umuntu runaka yimira kuba gutangazamakuru wajya muri event runaka ngo sinshaka ko umunyamakuru n'uyinjira cyane cyane njya mbibona mu bitaramo cyo mu dutaramo tuba duciriritse tujyamo abantu bari aho ngaho cyo ugasanga n'ahantu nigeze no kujya kare kuko cyo kiganiro gikoze no munsi navuye kugira gute ukavaringa ku muntu tumworereze umuhungu wa mama Nick Fabrice yitabye Imana. Ariko abanyamakuru na bamwe babwiwe ati reka ntabwo dushaka ubwo bukamera bwanyu. Ariko nanone nenga abanyamakuru bajya gufata inkuru z'abantu bibere mu byago no mu kababaro ngo bajye gucuruza views. Ibyo ntabwo babikwiye. Hari abantu benshi bakwiye gukorerwa ubuvugizi kugira ngo ubwo buvugizi barumva hagira abantu na bamwe bugira gute bugira ingaruka nziza. Nk'ubu ngubu aka kanya ugiye ukoze inkuru ahantu nkaho byabaye birabyibiza by'abantu bate mu majyaruguru za Gisenyi za hehe ukabakora ubuvugizi bakabonaho kuba ibyo kurya n'ibyo kunywa bakabibona ayakoreye gushakira views mu bantu bari gushyingura bifite ibibazo bigiye bitandukanye. Ako karagaciyemo urateganya gutaha urashaka kubanza gutaha ubonanye na Blaise urashaka isi yambabara wimbabaza. Ubu ntago mwana ngize amahirwe ubuzima mbayemo ntago mbwishimiye. Ngize amahirwe nabona ikinyura. Gabonetse iki? Inyura. Kuko ayo ngari ngo naguhayo ntago byakora. Yangezayo. Ayo nayo kwiyondoza. Shawara nanonse pe. Iyo ndwaye nabuze n'amafaranga menshi ku buryo kujya nyine mbora yo kwifashisha nanagujije. Ubuse warakize? Ahubwo ndi kumva nyine nambaraga mfite fresh. Ariko uko biri tutarashiraho ikiganiro arimo kumbwa ati ihangane umfungura umuryango ko umugongo mereye nabi ari mpamvu icyo umvaga nyine ntari bashe kwafungura. Ubu ngubu ukeka yuko hari umuntu runaka ushaka kugufasha cyangwa wenda ashaka amaranye urwego gukora ubuvugizi kavuga ati kabenda mbona mvurwe cyangwa mbona ubugendishuri wacu nyine Uwiteka akorere mu bantu bayo. Abafite uko babigenza abafite ubufasha bamfashe nyine nsubire mu rugo. Yego reka nenga n'umujamo umwe bansabye nomero zawe avuga ati
sha uriya mukobwa ni mwiza, shati uriya mukobwa yambera umugore, ati shaka uzampe nomero ze, umujama arasara ati karwaye se basoza ati kumusura, ngo ntabyo kumusuramo ngo zime, ngo zangaza ngo nzamute yakire ngo niterere injuga, uri umugore ngo ramwanga aryoheye buriri. Umva ikibwa nk'icyo. Reka mwite ikibwa. Bene nk'abo ujye ubihora ntukanabavuga imbere ya kamera. Ariko ose kanjemo gute? Ariko arankurikirana yinenge. Narambwa ati basi je no kumusura. Ahubwo kuva yaravuze ibyo ngibyo niyo yabyemera ntuzamuzana. Yego. Uzamu adresse nkunda abantu nk'abo ngabo. Mu gihe wari umaze mu Rwanda cy'iminsi 3. Ni 5 reka. Ni 5. Ni iki wari umaze kubona mu Rwanda ukakishimira? Utarahura n'ibibazo nk'ibi bijya 5. Nje cyoro cyambere nishimye no kunasanze u Rwanda rwarateye imbere. Cyambere. U Rwanda rwateye imbere, byarahindutse nyine nabonye u Rwanda rusigaye rufite ikirere kimeze fresh. Umutekano isuku noneho. Nyine harahindutse ameze neza. No mu bintu bitumye nyiravuba ashaka ko hari ikirere cyaho to. Okay. Nyine nakoze nshimira abantu bagize uruhare kugira ngo nduvurwe. Ikindi ndashaka kuzagutembereza abantu bita muri ka free zone mu biryo. Garisi. Byemera imbere y'abantu. Turi kwa kangahe? Turi kwa gatatu. Byemere nyine imbere y'abantu. Kwa gatanu. Ko kino kiganiro kiraza kwa gatanu zagutembereza muri ka free zone mu biryo. Ni wayisiri. Nicyo ushaka kuzarya kivuga imbere akamera nzana kikugurira. Kivuga imbere akamera zagusindagiza gake atazayinkora kuvuga ngo ni prank. Nta prank wallahi shedri nyezemo ngo ngenza gusohokana. Kenda rahiye. Haba inkoko. Ko nawe ushoze bwa mfite. Ariko abaza nkoko z'ibiti. Oye nta kibazo ko kwari ngo. Habisa make. Haba brushette z'ibiti. Haba icyayi kimeze neza. Anita kwa Shamimu mu biryo. Kwa Shanilab. Icyayi. Ndashaka. Chaba ade promoter mukore subscribe kwa Chaba TV. Kwa Chaba TV ni inshuti yanjye zakore subscribe kwa Chaba TV. Dukomeze. Umva nyine uzangurira icyayi ni nta bushobozi bw'inkoko ufite ariko ufite ubwifi. Ifi nta kibazo. Ifi nayo nyine ndayikunda. Yego. Nzangurira ifi n'ifiriti. Tuzanasangira gutya. Ubwo uzaza na kamera kugira ngo n'abafana bacu batazabona kwa mbere. Kwa gatanu Imana iduteze ubuzima. Ni mugoroba. Imana imwe imbaraga ku buryo nzagera. Banzaza ngo sindagize. Cyo ukiye kuri moto, cyo ni byandusha na taxi voiture kuko nabadukurikiga n'abantu. So muse ko nahere okasante. So muse ko nahere ku muntu wa ejo bundi nyine narinde kuri moto kanangiragwa no za lens kano kantu kwibona ndabona ari cyashye. Karagwa nyine umuntu arambwa ati umutananirwe kangonemere. Abafana banye n'abana beza cyane. Ariko mujye munsengera muranabyishe mu kazi. Nanabyishe mu kazi mujye munsengera. Nyine abafana naga abafana bose ariko bameze neza. Nyine hari abantu bumva bavuga nabi kagira ngo bari tumupfa. Hari abamunwa neza. Hari abafana uswara igihe umufana kubwira amagambo kajya haraho muziranye cyane ari cyo mupfa. Kagira ngo munahuje n'isambu. Cyangwa kagira ngo ibyo wavuze niwe wabibwiraga. Ariko abwirwa ejo akumva bene byo ariko. Nereza banaga ari buri kubwira. Ariko bakakubwira nabo kajyana icyo mupfa. Hari ikiganiro nabonye kora na Blaise. Ase mukobwa nyihishemo kakoze ikiganiro ko harakize kakoze ikiganiro bimeze biti kira kiganiro nsobanurira. Blaise nje nawe hano ikinyamakuru kimwe runaka nabonye mukora. Uri kunyibutse tuntu twinshi. Ibyo biganiro ni bya mbere nambe nkigera hano. Nigera mu Rwanda. Utarahura nambeze kuri Kigali news ngo ni bya mbere ntaranarwara. Cyo gihe nari ndwaye inuza. Kuki iki? Okay byihore. Kuki abantu babonye maje kurwara se bagatangira kubishyira? Twabitiki. Simbiza ko bira bintu twe twaravuze ko batazijyana na bya produit. Narabwiye ati ibyo ntago mbishaka biganira ko Blaise simbishaka ko mubishyira. Kuki nabonye hari mukuru wawe
uba hanze yaranyanye kuri nimero yanjye arangije arambwira ati kuki Abanyarwanda muteye kuri umuntu ararwaye mugiye kumucuruza ko yambwiye ati umuntu ararwara ko mugiye kumucuruza ndavuga se ngewe ati wowe ati bariye nabonye bashibiganira siba bisobanuye iki wende we waramufashije nanone arambwira ati kuki wajyanye muri umuntu wanjye mu bapfumu kandi umupfumu yagukozeho riraka wanjyayo oya ntabwo nakujyanye ngo wajyanye naramuhamagaye abwira ibyo nkora ndabikora ari nabyo byakorohera warikize ngo none warajunira nyine kurane napfuye urangije yambwiye ibyo nkora gusa aramwa ngo nzakuzane ariko nyuma yakomeje ambwira ati shaka umuti uyu n'uyu nyohereza ifoto ye n'amazina ye hari imigenzo ngomba kuzankoraho ati saa 8 z'ijoro nzajya musura ahubwo nize kutanjyanye nize kutamanya iyo foto se wabibona se kunuza ndabese nta kintu cyo gukora mu ibanga n'abanga ugira isi yaka ego se hahandi bari babona ibyo nakoreye hahandi mu gikari nuko narakurikirana byose ariko wasanga nabyo bihari biragoye so naje kugusura wenda ariko nyine sorry gato biganiro bya Blaise ni bya kera bya kera kuko kuva narwara ntabwo ambaza n'amakuru ye simba nshaka no kuyamenya sinzi amakuru ye sinzi ngabarizwa he sinzi ngatuye simazi pe sinzi aho atuye nzakujyane narimerewe nanjye nzakujyane oya kumara iki gusura umuntu ufana ego baba ntago ubu ngubu ndifana ku giti cyanjye mwakubaho gusa nsubirize fanny ego ahubwo ntago azi ko narwaye atabize sala basanga Blaise okay uramwe musuhuze ntacyo arareba ikiganiro nimba musuhuza se nivyo kuki warwe ntagusura wenda Blaise aragusuye kuki we yarwaye ntagusura Blaise umugabo wese burayimubwiye so mungana ufite tansuye tubyibaze nyine ntago yageze reka gusa arabiswe naje mu Rwanda ko ntago yageze ansura tujye twabona mu byishimo tunababone no mu bibabaro oya nta kibazo kuba taransubira afite impamvu ze mani mugiye neza kandi muhe amahoro so turimo turagira ku musozi ikiganiro naje ko kwisurira tuzarabizi ko twavuye kuri telefone mukuru wawe ndandaza kuza ukambwira ati uze mu masaha y'umugoroba nibwo wenda byankundira gusa nyine si ntago meze neza nyine abadukurikiye urumva bashobora byose rero ushobora kumwe ati siya harya Nyabugogo hano bita kwa Mutangana ati ntuhazira ndahazi genda guri gitaro cy'imbuto imyembe imineke inanasi urumva na watermelon ati yongera amazi n'amanuza n'amaraso mu mubiri n'ibiki byose bigiye bitandukanye ukunda ngenda watermelon iwanyu se zarabaga ziraba kwa mbwa ziraba zisa umweru ziraba ahubwo ndetse nyinshi nibyo hari icyo dushoje nko kubajije se wambashije byose siko none ndi kumva wirangare ku mutantire utatine barekana yakavure n'amakwe reba narimo rikora ariko nyine nayo mbandi kumurayaye so yesi nakaverene karashari nzakujyana se no muri sa gahoze nzakujyana muri sa hari sara yitwa nagufata nako yego ariko man ariko umuntu yisho umuntu abana abankubeye ariko man yafite azadwa promotion mva ngubwire yafite azadwa promotion reka nenda kumamagara azame promotion y'ubuntu ankorera inzara nibyo twabona zimeze reka tuzabireye muri sara nitujya kurya mu biryogo urumva sana twinyuze kwa Jafeti agukubita cyangwa urumva ubwo bobo nazakirake mu mutwe kubite fresheri mu marangi twagiye twagabana zimeze ariko uranezerewe cyane ndikumva nishimye nyine ubwambera baruranze bakante tatira banyine batsuye nyine no mushanga ubara mu mujyi musepa umanitse gato ku muhima yabanya watsuye
nanjye ni naragusoma nawe wanyeretse kuri YouTube cyane natarutse igipangu ngo hasi ngiye kumura hano birakomanganye ndavuga noneho atamvuga ngo iki ngaho nkora komantere oya ntabwo usotorera kuri kamera kunsotora bisobanuye ikinyarwanda cyawe kunsotora no kuvuga uti ntabwo twaba turi kumwe ngo uri guseka none hari abantu bambwiye gusa ngo umukanga urwaye ngo ufite ngo fureshire ngo zimeze kuriya komantere ubundi baba uryanye bagahita bagukubita fureshire ikirungo cya danje mbega ikirungo ubundi tantero wanjye arabizi ko nkunda makeup arabizi ko nkunda makeup nawe rero azi kuzikora ko nibyo yize ibintu bijyanye no gukora makeup mu masaro nanamuha akazi yakoranaga ubundi namukuranye ataratangira gucuruza yacuruzaga mukuru wanjye muri kazi ni customer okay yacuruzaga customer rero aha akazi ko mu rugo uramutantine wanjye ariko yateraga makeup rero uramutantine wanjye arabizi ko nkunda makeup niyo nawe ni muzima yarineraga makeup no kuba ndwaye arabizi ko nkunda makeup ahubwo n'ubu ngubu rwo namubwiye ati kumva nshaka kuba nyine ndi mu rugo meze neza nta bintu bya makeup ubundi buri kanya bikanya yicaye yumva ashaka kuntera makeup nawe arazite uzamurebe ntabwo wamubona ntiwamenya ko ari karyasi tatino yaga ari karyasi umutantine se ni murumuna wanjye niko baryita niko bamwita murumuna wawe ni murumuna wanjye bamwita karyasi ntabwo ari karyasi ariko karyasi ni uyu wanjye ni murumuna wanjye okay byiza cyane rero hano ngo bitwa Christmas ariko na Christmas urikunda se wagiye banya shaka uzi ukuntu urivuga neza Christmas uzansuze Christ ni mama sibyo rata so reka nkushimire nzajyanza naho kwa gatanu nyumugoroba Imana idutize ubuzima kimwe n'abakomeje kugira uruhare kugira ngo mukomeze kumura kuri Kigali News 150 de mutananirwa mwiza tuzi n'abavandimwe bari Burundi bakoresha umwanya ba Isaac Randide promoter turagukumbuye mbesire cameraman nawe ndagukumbuye n'abajama banye muri Wakarati TV mwese ndabakumbuye abakengurukiye mwese abadukurikira mu bihugu bigiye bitandukanye mwese mumba hafi mujye munansengera cyane kurenza buri kimwe cyose nyuma no konsengera musengera ababaye imfubyi n'abapfakazi kandi n'abarwayi Imana ikomeze iborohereze barwara ubukira turagushimiye tabashimiye mwese mukurikiye Kigali News 150 niba bigezweho niba bigenda bitugeraho tuba turi mu bikari bitandukanye ni muri ya mihanda ya Kigali Katsuze my brother ari Sudi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Imana ikomeze ikugire neza ariko nanone mu abantu badukurikiye nari mfoje navuze kintu mukomeze mwibuke abakoze byinshi muri muzika nyarwanda bakuri abahanzi ndi muziye zitandukanye abakunze R&B abakunze hip hop abakunze indirimbo zahoragamo hanze benshi umuvandimwe DJ uramuzi DJ Alpacino uramuzi umuvandimwe ari hahandi umwana yari yumve ariko hari Imana hari Abanyarwanda hari n'inshuti Alpacino icitse akaboko arwaye kanseri ari wenyine hahandi uvuga ati kuki namenyanye n'abantu kuki namenyanye n'inshuti ese inshuti zibaho babandi twaraga mu bitaramo babandi bansekeraga ubona gusekera se uzakurera salam ciao ciao hasta la vista